ndanakwimura ku mpamvu nkeya, utunganya umutima wanjye, ibyo ushaka bibe. Yesu ashimwe cyane. Ni mwene so muri Kristo, shimwe Kamugisha Kevin. Dusenga Imana. Urakoze Imana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turi abanyabyaha ndetse babi cyane, ariko turifuza guhindurirwa nawe, turifuza gukira, ko dusanze neza ko nta kintu byamarira umuntu gutunga iby'isi ariko akazakwa ubugingo buhoraho. Ni ukuri uduhindurire, uduhe kubona iby'ukuri kugira ngo tube dufite umutekano ko umunsi wagaruka watujyana, kugira ngo tube dufite umutekano ko turi mu rugendo rwo kwezwa, aho tubaza icyo ijambo ryawe rivuga kugira ngo tukigenderemo. Duhe umugisha wawe, kandi muri iri hame rya 9 tugiye kwiga utuyobore, uyobore intekerezo zacu zirinde kujarajara, kandi uturinde kwinangira, haba imitima yacu ikomeye nk'ibuye, yoroshye, mu izina rya Yesu, amen. Tugeze ku ihame rya 9 rivuga ngo Imana ntiduhora ko twavutse turi abanyabyaha. Umwanditsi yatangiye agira ati, umunsi umwe mu majyepfo ya California nahagaritswe n'abashinzwe umutekano mu muhanda. Icyo gihe hariho imirimo yo gutunganya umuhanda mu mukono nagendagamo. Aho niho hakomotse ingorane zanjye. Ubwo rero natwariraga imodoka mu mukono utari wo, ariko ntabizi, kuko imirongo igabanya umuhanda yari yasibwe n'ibyondo. Nari nzi neza ko amategeko y'umuhanda ananyeka kuguma mu mukono wanjye, ariko sinamenye ko nayishe. Umwe mu bashinzwe umutekano mu muhanda yahise akora inyandiko mvugo, yavuze ko kutamenya bitavanaho ikosa. Ariko njye natekerezaga ko byari kuba igisobanuro cyumvikana. Noneho kwemera gutanga amafaranga bari banshiye, njyana ikibazo cyanjye mu rukiko. Kubw'amahirwe umucamanza yabonaga ibintu nkanjye, nuko aransonera, sinatanga ya mafaranga. Mbese ninde wari mukuri, umucamanza cyangwa umupolisi? Mutekereza ko kutamenya ko urimo gukora ikosa byaba impamvu yo kutarihanirwa? Ni gute Imana ifata ubujiji bwacu mu byerekeye uruhare rwacu rwo kwica itegeko ryayo? Dushobora kwifashisha imirongo myinshi ya Bibiliya kugira ngo tubone igisubizo cy'icyo kibazo. Muri Ezekiyeli 18:20 haranditse hati, ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 15:22, Yesu ati, iyaba ntaje ngo mvugane nabo ntibaba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Ahandi muri Yohana 9:41, Yesu ati, iyo muri impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga ko mureba, icyaha gihoraho. Ntabwo mwigeze mwibaza impamvu hashize imyaka myinshi mbere y'irimbuka rya Yerusalemu, nubwo Yesu yari yaraje akavugana n'abayuda, batari rero bagifite icyo kwireguza? Kuki nyuma yo kuzuka kwa Yesu umuriro utamanutse mu ijuru ngo utsembeho abishe umwana w'Imana? Impamvu ebyiri zavuzwe mu gitabo cy'intambara ikomeye. Ubwa mbere, abantu bose ntibari bazi ibyo Yesu yakoze, ndetse usibye n'abana hari n'abantu bakuru batabizi. Umwanditsi yakomeje agira ati, abenshi mu bayuda ntibari bazi iby'umurimo w'umukiza. Abana ntibari baragize amahirwe yo kwigishwa ibyo ababyeyi babo bari barasuzuguye. Binyuze mu ntumwa, Imana yabamurikishije umucyo wayo. Bari kuba baramenye ibyo gusohora k'ubuhanuzi atari kuvuka
n'imibereho bya Kristo gusa, ahubwo no mu rupfu no mu kuzuka kwe. Ntabwo rero bazize ibyaha by'ababyeyi babo, ahubwo ko bamaze kumenya umucyo wari wahawe ababyeyi babo, nabo banga uwo bari bahawe. Ubwo rero nabo bakoze ibyaha by'ababyeyi babo, buzuza urugero rwo gukiranirwa kwabo. Mbese ntibitera imbaraga kumenya ko umucamanza w'isi yose azirikana ukutamenya amategeko kwacu mbere y'uko aducira urubanza? Nubwo twavutse turi abanyabyaha, ntabwo abiduhora mbere y'uko tugira umucyo uhagije n'amahirwe yo kwihana. Icyaha kiduhanganisha nibura n'ibibazo by'uburyo butatu muri iyi si. Icya mbere ni ingorane ya kamere yacu y'icyaha twavukanye. Iya kabiri ni imibereho yacu ya kera, ni ukuvuga ibyaha twakoze. Icya gatatu ni icy'ibyaha dukora ubu, ibyo dukora uko bukeye n'uko bwije. Hari bamwe batekereza ko turetse gukora ibyaha ntitubikore ukundi, ntitugire gucika intege no gusubira inyuma, tutaba dukeneye Yesu. Ariko igihe cyose turi muri iyi si, dukeneye ubuntu bwe butsindishiriza kugira ngo butwikire amafuti yacu ya kamere na kamere yacu y'ibyaha. Nanone bamwe batekereje ko hari icyo umuntu yakora kugira ngo akureho amakosa ya kamere yacu y'icyaha, kandi batekereje ko twavutse turi abanyabyaha. Basanze ko ari ngombwa kubatiza impinja ngo bakemure icyo kibazo. Mutagatifu Augustine yigishije icyo bahisemo kwita inyigisho y'icyaha nk'inkomoko, nubwo byari bikwiriye kucyita inyigisho y'igicumuro cy'inkomoko. Yemeraga ko umuntu avuka ari umunyabyaha kandi ko tubifitemo uruhare. Ariko Imana nta n'umwe muri twe ibaraho uruhare mu cyaha cye, byaba ku bwa kamere yacu y'icyaha, ku bw'ibyaha twakoze kera, cyangwa ibyo dukora ubu bikorwa ubu mbere y'uko dusobanukirwa n'ibi bintu bibiri. Ubwa mbere ko ari icyaha, ubwa kabiri uko tugomba kwitwara imbere y'icyaha. Ubwo nibwo gusa uruhare rwacu rutangira. Imana ntishakisha kumenya ngo ni bangahe muri twe ishobora kwima ijuru, ahubwo kubw'urukundo rwayo ruhebuje ikora byose kugira ngo buri wese abone uburyo bwo kujyayo. Igisubizo cy'ikibazo cya kamere yacu y'icyaha, cy'ibyaha byacu byakozwe kera n'ibikorwa ubu, twagihawe kubw'ubuntu bwayo. Amen. Iri hame ngira ngo rirakomeye cyane tumaze kwiga. Imana ntiduhora ko twavutse turi abanyabyaha, ariko kandi bagaragaza neza ko Imana itaduhora uko twavutse. Nubwo twavutse turi abanyabyaha, ntabwo ibiduhora mbere y'uko tugira umucyo uhagije n'amahirwe yo kwihana. Ese twisuzumye wowe kumva aya magambo ndetse nanjye, ni uwuhe mucyo twahawe? Ni aya mahirwe twahawe yo kwihana ariko ntitwihane? Ni iyihe miburo twahawe yo kugira ibyo duhindura imibereho yacu ariko tukinangira? Reka njye namwe dutekereze cyane. Nubwo Imana itaduhora ko twavutse turi abanyabyaha, ariko umucyo twamenye, amahirwe twagize, ngo byandikwa n'umumarayika imbere y'izina ryacu. Ntacyo kwiribuza tuzaba dufite, ni kubw'ijambo ry'Imana hari amafuti, hari ibyaha rigenda ridutahaho, twe kwinangira, ahubwo tumanike amaboko twihane. Nibyo mbasaba nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Urakoze Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imitima yacu yatsinzwe dusanga turi abanyabyaha. Twizeye ko ari wowe wenyine wabasha kudukiza, udukize, uduhindure. Ni ukuri uherane natwe, utwemeze iby'icyaha, kandi utubabarire ku bw'amafuti yacu. Tubabarire, utwambike imbaraga zo kugira ngo turusheho kunesha icyaha.
tukugireho umugisha mu izina rya Yesu, amen. ibyo ushaka nibibeho, utunganye umutima wanjye, ibyo ushaka